nzabica bose nta numwe nzasiga. Mama, ma. Abaye karya rugo nyina akazi ko mu rugo karanyishe nanjye. Karanyishe sigaye nkora n'inya igakora. Mwana wa ubu naje. Kanyo ko gufasha nakwice. Kanyo. Ndagufasha. Ngo? Wese. Uramfasha. Niko sema. Wowe bite byawe. Nawe ndashimira Imana. None se ko nakuzanye muri urugo umbwira ko hari ibibazo ufite. Iminsi ikaba imaze kungana itya. Ibibazo byawe ntabwo birarangira. Yewe biracyari ingorabahizi n'ubundi ntabwo rw'ishyanga rwari rwayikira. Ishyanga ntirwari rwayivamo. None se ubirwana ute? Utanambwira ngo mba nagira nk'ikibazo ngufasha. Ugaceceka gusuka hano gusuka umukaneza uriya mugore. Nkumbwira uti bose ibibazo byarangiye ngiye gutaha. Aba nategereje amaso akaba yarahize mu kirere. Nta na kimwe kiragabanuka mu bibazo byawe wambwiraga ko ari amatora. Mama, kuba witwa mama nta mutima w'umuntu ugira ngenda birambiwe. Uvuze? Ndeba neza. Uvuze? Bisubiremo neza. Kuba nitwa mama wawe nta mutima w'umuntu ngira. Urabirambiwe. Uko byamera kose. Ndi mama wawe. Uri kumva? Ndi mama wawe. Niba hari icyo wabonye cyangwa se wumvise. Do, reba hano do. Uri kumva? Ndeba utyo se? Kuma ndeba utyo? Nta kibazo ndi mama, sibyo? Sibyo mwana wawe ndi mama. Wishira ariko. Mase papa wamubwira ko kuzwa n'iki? Tangiye kurira. Gakwa! Kamubwira ze mwe mukintu byose. Gakwa! Ibibazo mfite buriya ngo umukire yinjiyemo biba ari ibindi bindi kandi nta bushobozi mfite bwo guhangana n'umukire. Ubwo rero wariturije nyine byarangira bitarangira. Buriya ngo nta mvura itagwa wenda hari igihe hari icyo Imana izakora. Ntawamenya. Ariko ntabwo ukwiye kubimpisha kuko nanjye ndi umwe mu bakugira inama y'ukuntu ibyo bibazo byarangira. Ntabwo rero ukwiye gucicika kuko kuva twagera nturambwira uti nko mu bibazo yenda imba ari 2 3 ufite. Nturambwiramo nka kimwe kibirushije ubukana ngufashe kugishakira umuti kirangire. Kibigende bigabanuka. Mwampaye urebye n'ukuri burakomeye kurenza ibindi bintu byose kuko nabwo mwaramfashije simba numva ko nakomeza kubagora kandi ikindi kwicara ngo ngiye kukuganiriza ibibazo byawe. Umudamu wawe nawe wenda bishobora kumubabaza ugasanga bitari bikwiye. Mudamu se mubabaza wabimbwira hari ubwo akumva ko wabimbwira nk'uko turi kumwe twenyine ukambwira nka kimwe cyangwa 2 nkagufasha kugikemura cyangwa umwanzuro cyangwa kugira inama. Erega burya ngo umutwe umwe wifasha gusa.
Ni sawa? Ese Sama, hari ikintu nshaka kukubaza. Muri iyi minsi ko wahindutse, umaze iminsi nkureba nkwitegereza. Sama, uzi ko usigaye ufite uburakari bukabije. ahubwo ngewe ntangazwa n'umuntu ubuze nyishima hejuru azi neza ko mfite umwuma w'umugabo wanyuze ukaza witakishwa gusa. Ako Sama, nuko kumara ibyo bintu nibyo wimagine pe. Ibyo bintu ntabwo nabikora pe. Jove, gabanya uburyarya ntukigire ngo nawe uzi ubwenge wenyine. Uri kumva? Ese undi Sama, ubundi ngiye nzazire yuko nta musheri ufite. Ibyo bintu urumva wabinziza ko? Ibyo nibyo binakuvuna. Ikintu cyitwa rwasera z'abasore, zanyagira z'abasore maze kuzirambirwa. Ubu ngubu aho bigeze. Yakuzanye kundana n'abakobwa bagenzi banjye kuko ndabona abasore ari inyatsi. Uvuze ngo iki Sama? Nicyo tumvise. Cyangwa wasaze uri kurota cyangwa ugiye kugira ute? Ariko none umva rero nkubwire. Iki ufite uburenganzira bwo gukunda uwo nshaka. Ibyo nta na kimwe bikurebaho. Uri kunyumva? Nta nubwo wumpitiramo. Ejo ntazirirwa mpfa nawe n'umugabo kwanza. umutwe ngo wifasha gusara. Noneho rero basi, ariko ndagusaba ngo hose muri iki cyumweru uzambwire aho bigeze tubifatira ibyemezo, kuko urabona ko witurije nawe ukaba utambwira aho bigeze. Ariko se noneho nkubaza, se kurangaye hari igihe ibyo bintu simbikunda. Nimba turiho tuvugana nyumva nk'ubu ibyo nakubajije byose nta na kimwe kandi ndi mu ntambara ikomeye muri uru rugo. Basi reka tube tukiwe. None se hano mu rugo ho bimeze bite? Ubayeho ute? Ndabona simpira uretse nk'uyu munsi nje kare, ariko bimeze gute? Mubanye gute n'uriya mugore ko yambwira ngo nta kibazo ushaka uzugumira aha? Bimeze gute? Mubanye gute? Je turavugana usa n'udahari. Ndakubajije nyine ntibimeze gute hano mu rugo hamwe na madamu? Nta kibazo nyine umugore wawe nifura byo ndabizi ko niyonje arambwira ngo nta kibazo ngo mufitanye, nkungura naganira ukamusetsa cyane. Buriya nyine arubaha. Ariko ibyo byose abagore burya kubana mu nzu imwe n'ibintu bitoroha. Yaba runabizi yuko ngiye gukunda cyane Sama, ntakubeshya kugira ngo ngiye nkubone uri muri uriya mwanda w'abakobwa. Ngiye n'ukuri nanaguha sheri wanjye basi mugakundana niba aricyo cyagushimisha, aho kugira ngo ngiye nkubone uri mu bakobwa. Nuko utabyemera Sama, genda gukunda pe. Jovina, jya ungabanyaho uburyarya. Ubu se aje kutamamagaye mu cyumba? Niba witwa ngo urankunda ko mwagiye mureka. Cyakoze kiziraguye. Karame mwami wanjye. Nkuko utere. Ndagukunda mwami wanjye. Ubuzima bwanjye bwagarutse umunsi mpura nawe. Ntakubeshya ubu ndishimye, meze nk'umuntu watsinze urugamba. Kuva umunsi nakumenye nibwo nagarutse mu buzima. Ubu niyo napfa nishimye kuko nta kindi kintu nsigaje mu buzima. Wow, thank you. Ndagukunda babe.
Yive ngusabye imbabazi. Imbabazi z'iki se kandi wakoze? Si ibyo mama byose yagukoreye ukuntu yagufataga nabi bitari ngombwa. Se nyine wabigenza ute? Uzi ko mama wawe nta na rimwe nari namubonamo nk'umubyeyi imbere y'amaso yanjye. Njye sinifuza kuba mu isi y'umuvumo nkawe. Si uwundi uriya ni mama wawe, wundi wo mutima ufite ukura. Nanjye sinzi. Akundi mva nkubwire. Abakobwa n'abagore sibyo? Ni beza 99 n'igice. Ariko ugize ibyago ugahura n'ufite cya gice bikaba ngahe 100. Ngo aba ari umusazi. Ushatse kuvuga ko na mama ari we watoye cya gice cyane. Mama yizije 100. Nicyo gice nyine bari kurwana cyo kwanga abana ubwo sambwa ngo nkuriya nkubona mugize iki? Bwabugome bwe. Simukoropesha, simwogesha ibyombo. Nta kintu kibi namukoreye n'ubwa mbere twaduhuye ariko urakunda bari kumfata. Shayive kangende rero utansanga hanze bikaba bibi. Kana ko nyine urakoze. ashobora kuzageza akajya kurya umutima akagushihura ninzajya nza ujye ubimbwira tumenye ko twabigeze twamworoye. Ntabwo umutima ugira. Ariko rero nagushihura ugaceceka birakureba ibyo ahubwo wambwira nkajya mwinginga nkamutwara buhoro kugira ngo nyine bitagaragara nk'aho uri umugore wanjye ko wadusenyera gutyo nyine gusa urebye ajya ubigenza ati urebye nyine mba nkubaza ariko subiza nta kibazo ko ntabwo ntinda muri nta kibazo n'umwana mwiza maze ufite n'umukobwa mwiza nyine ari ibyaye byo noneho ubwo ndumva ari ibi tuganiriye rwose ntuzagire ikibazo ariko shaka uburyo wampa raporo y'ibibazo byawe ngo ufashe kubikemura kandi ubwo mubanye n'umugore amahoro ndumva nta kibazo yenda igihe kizagera udusezere usubiraho wiberaga umugore wanjye we nta kibazo ateze ariko ntuzababare ntuzahangayike ngo ibyo bibazo bigutesha umutwe usare cyangwa se mu rugo hagira ikibazo uhagirira wowe kumbwira sibyo sawa rero ubwo ndumva twumvikanye Mwabiteze. Sawa dusuye ana. Ndabasuye meze mutese. Byiza. Ko ndeba wicaye wenyine se meze bite? Kugira ngo nicaye yande se ko umugore wawe yagiye kureba abandi bagabo. Biki? Arana. Ntangazwa no kunira ubwawe wirukanga inyuma y'umuyaga ariko. Ubwo se umuyaga niruka inyuma n'ubuhe? Anangaza cyane wirukanga inyuma y'umukobwa utakwitayeho ufite abandi yitayeho. Naho uri aho ngaho gusa wasana. Ariko none umenya wasinze. Ushatse kuvuga ko Juvenal atanyitayeho? Ubuse yakaba yakwitayeho yakaba yagiye kureba abandi bagabo. Ngo abaki? Kuruzuye. Kinyarwanda. Ntabwo bishoboka nta nubwo bibaho. Umeze nk'ikirongo cyumiye ku ruhu inka yari wikera. Ubundi reka nkubaze. Wirwa uhereza umukobwa amafaranga nawe yishyirira abagabo be. Ubundi ubwo wumva ibyo bintu bigushimishije? Ako noneho nsama sinzi ikibazo ufite mu mutwe. Ubwo byumva ibyo bintu bishoboka koko niyo waba utagira ubwenge byabaho. Ese ubundi yagiye ahashaka. Yagiye ahashaka. Ntawe ni muri inzu. Wowe mu gihe wafashe umuntu nk'igi abandi birirwa bamukoramo imireti nawe uri aho ngaho gusa wasamye ufite ngo nzamagore. Ariko Fabio we na mama mufiki dupfiki ahora se dupfiki wese twapfuye iki ntabwo wantuguriye ukareka kumbwira ahantu wakiriye umwana bikagera n'aho umwana wanjye ari mu bibazo ariko Jessica kubera iki mubera gutya
ni iki kintu nakoreye mu muryango wawe ari mama wawe ari wowe mwese muri bamwe ko nta kibi kingenza ko nta kibi nabakoreye ni ukubera iki koko najyaga nk'iki musazi ariko maje kubona kuri sereye nise umwana wawe ngiye nakubwiye yuko nitwa Vanessa umwana wawe rero nimba wamusigiye wita Jessica sinjye ariko sereka kubaza ubu koko nawe umusazi iminsi tumaranye warandebye ku buryo ushobora kuyoberwa umuntu twaganira tukavugana uko asa n'uko asa ku buryo nakwibeshya twapfuye ibyabaye byose hariya twakoraga ko bizi neza ko nta ruhare nabigizemo ni iki gishobora gutuma utambwira hano umwana wanjye uzi uburibwe yahuye na none nyoko we mu rundi rwego reka hose ntabona uko mbivuga ni ikindi kiremwa pe nese umva nyine twarapfuye iki ndabizi se nese ubwo urumva ibyo bintu koko ngewe nakwemera umwana wawe sinzi inyungu mwari mubifite nese wambwira ngo mama wawe hano mu rugo nese we dupfike inyungu y'ibyo nkorera dupfike uzi n'ibindi reka nze nkore Shubite Shajovi umugabo wavuye hano yarakaye ngo yakubuze ubwo rero naza kuguhamagara menye ibyo umubwira njye mubwiye ko bagiye guhaha sawa siba aho ngaho cyangwa akabura ubuzima bwako wongere wasama aho ngaho mbabareye kuko ntacyo nagukoze aho gumva ndashaka yuko ugenda ukica nyoko akabara nkuko nanjye nababaye wabyumvise wowe niba utabishaka niwe ngomba kwica mbere ugomba kumva ibyo nkubwiye ukabara ibyo ukora reka nkubwire aha ngaha muri urugo nta mugore n'umwe mashaka n'umwe ariko ni njye ugomba kuhaba njyenyine yuko yaje ahansanga siba nakubwiye ko ntaje hano kugira ngo mvugane nawe amagambo menshi nyoko yagize ngo arabirangisha ariko ubu ngubu nibwo agiye kubona ikipe ari gukina nayo ikindi tangira umusengero umubwire yezwe atazazerera nkuko nanjye ndi kuzerera wumvise wowe mba mpari ahantu hose ibyo muvuga byose mba bireba nuko ari wowe niyeretse ubundi nyoko we utangira umubwire ko birangiye ugende musezereho utazamukumbura kuko ngubu ari mu bapfu wumvise washyano itoteza n'amagambo mabambwira nicyo nayo nje kukubaza nicyo kinzanye tu kuko ndabona ibintu sinzi ndabona nazi intera bihagazeho gusa nyine buriya wiri umukene utagira kirengera buri wari wese agufata uko yumva yishakiye mama wawe nta mutima mwiza agira pe ubu ndabizi nabyo rero tugenda ujya kubimubwira nk'ukuntu wahera ntabwo ari ukuneye ese ko tuganira agataha ukagenda ugatuma ibase noneho kugira ngo uvuga ngo ndashyize ari gusenda mu makariso yawe njyewe se ahubwo ayo makuru kuko wafashe urusenda ushyira mu masube ntabwo uri umukobwa nanjye ndi umukobwa ubwo wumvaga uburibwe ndi bugire ese koko ntabwo urihamye ko nabikoze none se ngewe naraje nkiyambara mama yahise ambwira ati ni wowe kuko yabibwiwe n'iki se twe turarana none se yabibwiwe n'iki kuko wayambaye kandi yahise abimenya ariko narabimubwiye nka mama naramwitabaje nahise urumva nawe kubibaza undi wundi umva Jessica nubwo udashaka kwemera ko witwa Jessica ariko reka mubwize ukuri buriya mugera neza wigendera kuko isi ritaraga ni mama wankorera nawe ibyo wankorera ibyo kwanga ko umwana wanjye kugeza izi saha akaba ari mu bibazo uzi umwana wanjye ibibazo wamushyizeho hari igihe imana izamporera nyamara ushaka wandika ukanyikundira kuko ndabona ntacyo dupfa nahise igihe warambwira umwana se
sinzi nta nubwo nzi intego cyakoze wasanga intego ari iyo kuza kunyishyuza umwana ntazi. none se ari undi muntu musa witwa Urumitera uzi musa ashobora kuba hari. mbese muri uyu muryango muri abana bangahe nibura se ngo mvuge ngo ni impanga yawe ra hano muri uyu muryango uvuka muri abakobwa bangahe Kobwa hari impamvu ugira se mani ibya hano muri urugo ni birebire ntabwo nabikubwira ngo mbivumure. oya banzubwire niba hari impanga yawe ko ibyo ari byo byose niba nta mpamvu ufite nta kuntu wambwira ko naba tuvuga ko iri i Kigali umuntu yaba musa enda nkamwibeshyaho shana nanjye sinzi nimba navutse njyenyine mbese ko ari njye ngiye mwana uba hano njyenyine sibyo navugaga se Gakwa bite rero nkubwiye ibintu byawe byo kwigunga gutya biranjomba imana we sikarokora ngo kutaruswa no muhahari kuko bose yabwiye ngo uzageza ibintu nk'ibi muri jardin bakunda ibinyitsi bagiye niba ari amarge niba ari ibiki dore n'ibikakarubamba none ejo uzicara no mwari kimwe wicaye mwaho ejo n'uzicara mwari ari ahandi kandi byaba biteye se kutajya ukora siporo umva nawe ahubwo nibyo ngiye kukubwira ubu nonaha ngaha kugira ngo nyoko na so uri gukura batazakwigaranzura ugomba gukora udusiporo mbese nka siporo izindi zanyemeza neza reka nkwerekeye baruguru ufite ubungubu shyira hasi iryo kote rya neza rikamena urareba ibigango ufite urareba uhano n'iganje urabibona urebe ukareba ukuntu wakora nibuze ukifora ukagira gutya ukareba neza ukagira gutya wabonye subiramo nawe kora gutyo ubwo bitanyeganyega muzehe wagitonde ubu iyi ngiyi nkoze uretse wasubira inyuma ugasubira inyuma ukagira gutya gukora gutya izo nizo wakoraga gusaza no gusaba ndakubwiye ariko rero njye kera biragaragara ko wari urenze gerageza kora ako kantu turebe gerageza njye ntabwo ndimo gerageza njye sindi mu kabizo noneho ukagira gutya se ureba ngo papa wawe nuko afite kimera ukabigira izo se nazo ni siporo gira hano gutyo gonga cyane ese umuntu yasa n'undi bagasa n'amaso n'intobo y'amaso n'umunwa n'izuru no kuvuga n'imyambarire n'indeshyo no kungana ubona ugira umutima mubi ese kuki wowe ushaka kunteramo umutima mubi kuki nshaka kuba inshuti nawe warangiza Jessica nta mutima mubi ngira pe kuko isi imaze kunyigisha icyo mvuga ni njyewe namwe mvuga nibajije ese ko twicaye tukaganira nk'ishitani twakoranaga ukagenera kunsigaranira umwana ubaza aho umwana ari ntubimbwire kugeza aka kanya kawe nta kindi kintu gushinja ariko nibura iyo umbwira ko umwana wanjye ari imbere nkamutabara mbere y'uko ibibazo bimugeraho kuko nanjye kugira ngo nzamba byari ibibazo nifate nibage nikuremo umwana ntazi ibyiwe ntazi abese Fabio ubitekerezaho neza nyamara sindi umwana mubi nta nicyo dupfa ewa ubitekerezaho neza kuko nta kuntu njyewe iyo uvuga umwana birantangaza njyewe nakuriye muri iki cyaro ibyo kuvuga ngo nagiye i Kigali ubyiborere kuko n'ubundi ari mu maboko y'abanzi banjye ni uko nyine ubwo buri kimwe cyose kiba ku mugambi w'Imana ahari baramufashe nyine abagizi ba nabi yewe Jessica mbabarira reka nigendere Fabio waje ukambwira Gakwa ushinze urwo rubito rwawe aho ngaho ushaka iki ushinze urubito aho ngaho ushaka iki ntacyo mama nyanya nyoko na nyoko waka kazi niko ushinzwe ko kwirirwa utera utuguru hejuru yego usi gutwaye iki
ayo ni amafiriti ubundi nta muzamu bagaburira ndavuze ngo ziba nari ndi kumurera umwana asura n'uruhinja nzakorera jaride ndinde umuryango n'abana mbareye kugira ngo batamererwa nabi gusa kimwe n'abagakomeye umva nawe kubwiye uzongera kunyita nyoko nzamuheza